to money, my beautiful. It's the boy you want. Atwaye ikaze kuri radio Icyizere by'umwihariko mu kiganiro My Saturday Show ngira ngo mwatangira mwibwira abakurikiye radio Icyizere by'umwihariko kino kiganiro My Saturday Show. Nari kumwe na Hirwa Levis. Hirwa Levis wowe? Yewe nari Rukundo ndayambaje Eric. Ongera ijwi. Ndayambaje Eric. Ndayambaje Eric. Mbasanze hano kuri kano gasima kanyu murimo muratanga umuziki. Ese mujye mutanga n'umuziki w'abahanzi bo mu majyepfo cyangwa se mu karere ka Huye by'umwihariko? Ni gake ikibazo cyazamo nuko uramutse ufite nk'indirimbo z'umuhanzi wo mu majyepfo nta bushobozi aragira ntago umuziki ucuruzwa kandi natwe nko gukora tuba dukeneye ngo umuhanzi nyine aba ari umuhanzi uri hejuru kugira aba ari ku isoko nyine ducuruza. Okay, ni byiza cyane kuba ukomoje kubijyanye no gucuruza umuziki w'abahanzi bo mu majyepfo. Uvuze ku kintu kijyanye n'ubushobozi cyangwa se uvuze ku kintu kijyanye no kuba umuziki utaba uzwi. Noneho ingingo yacu turimo turaganiraho turibaza tuti ese kuba abo bahanzi bo mu majyepfo batabasha kugera ku rwego rw'igihugu ngo bagende bahangane n'abandi bahanzi bakomeye, ikibazo kiri he? Ese nuko badafite inganzo batabasha guhanga ibihangano byiza cyane byabasha kujya guhatana kuri iryo soko, cyangwa se n'abaturage bo mu ntara y'amajyepfo cyangwa se mu karere kawe by'umwihariko batabasha kubashyigikira? Mwe mubyumva mubibona mute cyangwa se mubyumva mute nk'abantu muba mu ruganda rw'umuziki kuba mwirwa mucuruza iyo muziki? Rero ukuntu mubyumva je rero hari ukuntu umuntu ajya gukora ikintu atabanje kugitekerezaho, no yagikora agasanga ibyo akoze muri akumva ko bikunze ariko yagera ku bandi ntibabyumve nk'uko we yabitekereje. So nta rero usanga rero yarakoze ikintu bikaba ngombwa yuko yicakunira akagitekerezaho bikayungwa nanone babafana bavuga ati uyu muntu yararagiye he, akagaruka nyine avuga ati yakoze amakosa reka nakosore. Ngiye ikintu ushaka ko muvugaho cyane, ndashaka mumbwire ese ikibazo kuba uwo muziki wo mu majyepfo utabasha kuba ugera ku isoko ry'u Rwanda, u Rwanda rwose abahanzi babashe guhangana n'abandi banzi bo mu gihugu, ikibazo kiri he? Nta nganzo bafite? Urambwira niba nta nganzo bafite unasobanura impamvu, cyangwa se umbwire niba ikibazo ari abaturage batabashyigikira cyangwa se abafana badashyigikira uwo muziki. Impamvu rero byabimeze uko nk'uko badatera imbere, hari igihe ushobora gusanga bamwe na benshi nta bushobozi bafite bwo kuba bagaragaza impano bafite. Muri makeya nta nganzo, nta bihangano byiza bakora. Ushobora nyine muri make nyine nk'uko mbikubwiye, hari igihe umuntu akora ikintu ariko adafite ubushobozi bw'uko icyo akoze cyazamuka kikajya ku yindi ntera we yifuza. None ubwo bushobozi bw'abahanzi bwo gukora igihangano cyiza kugira ngo babone ko ari mwe baturage bafite ari mwe bafana, aho nimwe mubaterana ntibabashe kugira ubwo bushobozi? Nabyo birimo, nabyo mu bigira abasitari, nabyo ibyo ngibyo nabyo by'abaturage bito bizamo. Ugasanga umuntu akoze nk'indirimbo aciye ahantu ariko ntayumve kandi arayikoze, ugasanga rero haciye hose ibyiwe ntabwo byumvikana by'abandi. Hanyuma wowe nawe tubwire, wowe ubyumva ute? Ese kuba abahanzi bo mu ntara y'amajyepfo cyangwa se mu karere ka Huye by'umwihariko batabasha kuba batera imbere ngo bagere ku isoko ry'u Rwanda, babashe kumenyekana yewe ndetse n'aha mu majyepfo bwaho babashe kuba bamenyekane nibura, ikibazo kiri he? Nta nganzo bafite, ntabwo bakora ibihangano byiza, cyangwa se ikibazo nimwe mutabashyigikira n'abaturage? Mu Rwanda amareba ari mu karere ka Huye araciriritse. Studio dukoreramo abasore bacu dufite b'abahanzi bakora muri studio ziri hasi, kandi urabizi nayo ko mu Rwanda studio ukoreyemo niyo iguha motivation y'ibyo uri gukora. Ntago nibwo bwa mbere wenda urugero numvishe Rebo yakorewemo byo byonyine bihita bisubiza indirimbo inyuma y'umuhanzi. Ushobora kuba afite inganzo nzima urimo urayumva neza ukumva ko ari neza, ariko hakazamo ikosa rimwe ry'uko wenda Rebo yakoreyemo nayo ubwayo nta zina, ntabwo yazamutse, ni ukwifashisha nyine. None umwe uremera yuko abahanzi b'amajyepfo bafite inganzo, bafite ubuhanga mu kuririmba, ariko ikibazo kikaba production, ama studio ahari ntabwo babasha kubakorera indirimbo zifite quality nziza?
aya production bivuze mu studio mu Rwanda haba hari ama studio azwi nyine ushobora gukuramo umuziki akagwa twe turi mu ruganda rwa muzika rurimo umuziki uri gutunganyirizwa hano mu karere ka Huye cyangwa se mu ntara y'Amajyepfo. Ikibazo ubwo twagaruka kuri kuba producer dufite ntago bari hejuru cyane nyine ntago bakora amakopi ntago bakora umuziki nyine wabo ntago aremana, niyo mpamvu nyine usanga niyo umuntu akoreye muri studio zindi urabona umuhanzi wo mu Rwanda ane Huye iyo bavuye Huye bakajya wenda nk'i Kigali akenshi batajya mu gukora ama studio wenda atandukanye n'ayo bakoreragamo barazamuka urabizi kuko n'ubundi dufite abasitari bavuye Huye benshi bariya ba Davis D Urban Boys ni muri Huye yavuye uri kumva ariko nyine kugira nabo bazamuke urabyibuka ko na kera bagikorera nabo muri Huye mu mastudio yo muri Huye nta kigenda wabonaga ko nta ngufu bifite ibintu byabo aho bazamukiye bageze i Kigali bari gukora mu mastudio yarenze bari kugira aba manager bafatika ibintu byabo birazamuka ubwo ntago warenganya umuhanzi wihuye. Okay, none se ko tuzi ko hari abahanzi nzi babashe kubya i Kigali nko kwa Bob Pro bakorerayo ibihangano ariko abo ko kimutabafashije ngo babashe gutera imbere ubwo ntiwasanga abaturage namwe hari ukuntu muterana niba nugerageje kuba yazamuka ngajyaho nga mukamwihorera nimushyigikire. Abaturage bihuye rero bikundira business cyane kuruta ibintu by'umuziki. Ahanini buriya filime ni nazo ducuruza cyane kuruta indirimbo. Hano mucuruza filime nta muntu uraza nga kubwira ati ndashaka umuhanzi w'inangaye Butare. Ese niwe muhanzi hano Butare wabuze? Muhanzi Butare dufite abapeti benshi ba Deko ba Young G Deko Boy undi ninde Young G kumva dufite abapeti benshi cyane ni benshi no kubarondogora ni benshi. Deko Boy tumuvuzeho hari na Voko King uramuzi? Bako nawe ndamuzi Deko ariko cyane Deko niwe nkonze kumenya ko we ajya nazizana hano akavati mukankinira kugoma nanjye Deko byazamuka. Okay, niba mubosheje kubona umuhanzi nka Deko Boy cyangwa se Voko King babashije Voko King ni umuhanzi ngira ngo mu minsi yatambutse bagerageje kuvarenga production hano mu Majyepfo bajya gushaka production y'I Kigali kwa Boporo akora indirimbo twisezerano. Ese nkamwe ba DJ abaturage niki mwakoze kugira ngo nibura uwo muhanzi ubashije kuba yakutera iyo ntambwe niki mukora abaturage kugira ngo mushyigikire? Nubwo ntago mwaba mubaterana wenda ugasanga muhora murenganya abahanzi mu Majyepfo ngo ntago bakora ibyiza kandi namwe mutabashyigikira. Mu Majyepfo hari abaturage abantu batugurira indirimbo hano kuri studio abantu bivire za Gisagara kumva ko mu mujyi usanga abantu bo mu mujyi hano bafite ama smartphone ntago yazanga kuba ku muziki kandi yagiye gukurikirana umuziki kuri smartphone ntago ajya kureba kuri rwa ruhande ngo rwa wundi wihuye we abari kwirebera kanaka yakoze iki Medinde abasitari bagafashe nyine nibo abari kureba kuri Megaziwe none abagombye kuzifata nabo araza na ama gospel kumva kuvuga nka Marand Bama hip hop wapi ntago umucecuru wawe mukoza w'igisagara ubwo niyo mpamvu nanjye ngiye gushyiramo indirimbo hano iyo utaje ngo usabe icyo kintu wenda mbe nyigushyiramo nyikina rimwe na rimwe ntago nanjye najya gushyiramo ikintu nkari bucuruze ubwo bisaba ngo wowe yinzanire iyo product yawe ngo ufashe kwenda kuyicuranga nyagira uyikunda ayimbaze gutyo bikuzamure uwo Deko niwe nzi ukunda gukora ibyo bintu wenda we neza uwo wundi we nta nubwo nyamubona gutyo nta nubwo nzi niba producer ajya zigeza ku ba DJ. Dusoza ikiganiro cyacu none niye nama watanga abahanzi bagira iye nama abaturage bo mu Majyepfo bagira iye nama? Abaturage bo muri Huye ubwikiro nababwira cyo mu Majyepfo yose ubundi yagombye kuba motive ikintu nabasaba abasore barimo barakora ibintu bijyanye n'umuziki hano Huye ni abana bacu nyine n'urubyiruko umwana wa mugenzi we nawe yamufasha iyo motive niba ageze no kuri YouTube nawe agashaka abo bana ba ni Deko Boy uwo wundi we nabanyankunda kumumenya nzi Deko wenda bajya bageraho bakagira uburyo babafasha kuri YouTube wenda kuzifatisha gutyo tukaba promote nyine bakazamuka. Wowe niye nama waha abaturage bino mu Majyepfo niye nama waha abahanzi? Nama je numva naha abaturage nanjye nishizemo nama numva naha abaturage nuko bajya babona umuntu uteye imbere kandi ari umwana akamufasha akamushyigikira rwose ibihangano by'igihugu rwose bikagenda. Okay, murakoze cyane kandi mugira akazi keza.